uwiteka ashimwe. Umunezero mwinshi cyane rwose ngo uwo rero wari uvuye imahanga ngiyo surprise ngiye nari ngufitiye. Urakabyara abahungu n'abakobwa bubaho uwiteka, maze ugatereka amata amahoro agataha iwanyu, ukagira amahoro ukizihirwa. Ni ukuvuga ngo njye nyimubona mbonye ari we, sinzi niba ubibonye ko nangaye. Namubonaga ku mateleviziyo cyangwa se ku mafilime akina. Hari agasuprize ngiye ngufitiye anavuze ariko uyu mustari wacu Ariko urantungura cyane. Barabe ni mustari wacu ni ko abantu babansabye kumuhuza nawe. Hari surprise ngufitiye, hari umuntu utari mu Rwanda yabaga hanze arambwira ati uramu mama ndamukunda cyane njya nkuri cyane ibikorwa bye, nagusaba ko wazamuza nawe. Nibyo rero twari tujemo nuko nyine haba ari ako gaciyemo kugira ngo banze wibitse n'abantu. Nabwo nanjye bitumye ngira amatsiko. Ubwo rero umuntu yakibaza ngo urumva ari umugabo, urumva ari umumama, urumva ari umukobwa, urumva turutse mu kihe gihugu. Ayo matsiko mbere ko yakumara. Ese bikora vuba nk'akazi kuko nanjye ari ikindi cyumba unyinjijemo. Ariko nyine bijya banze kugira ngo banze ujye muri mode yo muntu utaza gutungurwa ubonye arinda ari nk'umugabo kandi warashatse. Igihe aba ataranabize. Ko biteye ubwoba. Nta kibazo, nishimiye kumenyana nawe. Utaramubona wenda ntanakubeshya. Oya ndabizi wowe ntabikubeshya. Ukabumva ari nk'umuntu umeze ute? Ari umumama, ari umukobwa, ari umugabo, ari umusore. Njyewe wabona ari na cameraman. Mpamagarwa n'abantu benshi batandukanye. Uwo ari we wese biranshimisha kuba nabona umuntu uva hanze avuga ko ari njye waje kureba. Nakishima cyane. Ego. Amatsiko rero reka tugere tuyakumare kugira ngo wamugane burya amatsiko kuba mbikubwiye ubu nicyo kibimba nkose. Ubundi twaganiraga bisanzwe ntabwo waruzi aho biva naho byerekeza, ariko ubu ngubu nongeye kugira n'ikibazo ngo bazushobora kutansubiza ibijyanye ahubwo urimo utekereza ku mu diaspora nkuzaniye. Siko bimeze? Yego nibyo. Okay. Mo kubona hahano nakurangiye urahibuka. Nageze kandi bita kunganje. Yego naho ngaho. Ndihondi rwose. Okay, noneho ukomeza injira mu gikari cyaho. Karame? Injira mu gikari cyaho urahita umbona. Sawa. Ese ugira ngo ni yahageze ushatse? Kama wanye. Ati nsanyutse ko kuraba? Jebare sebo. Jebare. Oh no. Muraho neza. Haya. Uwiteka ashimwe. Umunezero mwinshi cyane rwose ngo uwo rero wari uvuye imahanga ngiyo surprise ngiye nari ngufitiye. Urakabyara abahungu n'abakobwa bubaho uwiteka, maze ugatereka amata amahoro agataha iwanyu, ukagira amahoro ukizihirwa, ugatuza uturanye na rubasha. Nomangu niwe? Ni karibu. Wakicara. Naguze ikinyarwanda. Katono. Gaki. Wakicara tukaganira rero. Murakoze. Hanyuma urumva umeze gute nyuma yo kuhoye n'umuntu wakundaga baransabye igihe kinini ngo mubona? Ndishimye cyane kandi Imana iguha umugisha. Ugize neza. Hanyuma mama wowe urumva umeze gute? Nanjye ndanezerewe kandi nshimye Imana mu mutima kandi nshimye na mugenzi wanjye nubwo atarabinyibwira. Banza umwibwira ariko. Nitwa Katushabe Fani. Katushabe. Buriya katushabe bisobanuye iki? Kadusenge. Yabivuze. Kadusenge. Ubwo ngiye kujya nasemura. Ubwo wahise wumva igihugu aturutsemo? Ndumva ari Uganda. Wow. Arabizi. Kuba nyine bitewe n'ibikorwa byawe wagiye ugira ubona umuntu nk'uyu nguyu uturuka hanze ari waje kureba ubifata gute? Numva nishimye cyane nkavuga ngo burya
ibyo nakoze araho byageze yego hashize igihe kingana cy'umuzi maze nk'imyaka 4 muzi ariko narabuze uburyo mubona niyo mpamvu nagushimiye cyane ni wakoze byagenze gute se ku cyo warabuze kumubona namubonaga ku mateleviziyo cyangwa se ku mafilime akina noneho mu gukina kwe hari ibintu byinshi yanyigishije ibintu byinshi cyane murambabarira ikinyarwanda rimwe ndakivuga nabi murambabarira nagiye mbona akina ibintu rwose by'agakiza kandi nanjye turi kumwe nanjye ndi umuntu uri mu gakiza ni ibihe bintu yakinnye ujya uzirikana cyane mu byo yakinnye byinshi cyane kurumva wamukurikiranye kuva kera ibyo wibukamo filime nazibagirwa cyangwa se icyigisho yatanze nazibagirwa kiri muri filime yitwa Imfubyi zigira ibanga iriya filime hari ahantu nagiye mbona babazwa ariko hakaba harimo no kuguma ku isezerano hari harimo urukundo hari harimo uburokore kandi uburokore n'ubundi bukorwa n'abantu akenshi basenga Imana nagiye mbona rero abasenga Imana abantu babagizi ba nabi abicanyi abagome ku mitima ibintu bya kamere nagiye mbonamo ibintu byinshi cyane ariko icyo nize muri byose kiruta ibindi nuko namenye ko imfubyi zigira ibanga wenda hari umuntu ashobora kwibaza ngo ahanini hagiye umuntu akunda inkuru wenda bitewe naho harayihuriye na lifestyle ye cyangwa se ari true story ku buzima bwe haranihure n'ubuzima bwawe iyo nkuru mbaje ikibazo gikomeye ariko nta kibazo ndagusubiza buriya ntago akenshi dukunda story runaka bitewe nuko natwe tuba twarabiciyemo ahubwo hari ukuntu ukunda umuntu bitewe n'ibyo uba ubona ari gukora bimurimo kandi noneho byaranamubayeho wenda simbizi niba byaramubayeho ntago mbizi ariko uko yabikinaga yagaragazaga kwigisha abantu kureka ubugome bagume ari abantu bafite umutima ukunda bareka ubugome kandi njye buriya nkunda abantu bigisha nanjye rero si ukuvuga ko yego bimwe muri byo yakinnye hari ibyo naciyemo nanjye nabonye ariko ibikomeye cyane yakinnye ntago nabiciyemo ahubwo ndabikundiye yuko yari ari kwigisha gusa Okay, twigarukire kuri mama wacu wenda umuntu yavuga wenda ko wenda sinzi wenda niko mbitekereza ariko wenda umuntu ashobora wenda ko ari nka ka motivation niba ari ibikorwa ukora umuntu akavanze igihugu abikunda yifuza kubonana nawe gusa wenda umuntu yavuga ko wenda ashobora kuba ari motivation ariko wenda n'abantu baba badukurikiranye bakunda gukina filime ariko babuze amahirwe abo bantu bo ujye ubatekerezaho yego mbitekerezaho cyane ariko dukunda gutanga nimero ubundi company yacu yitwa Impano Good Filme dukorera mu karere ka Karongi mu mujyi waho wa Kibuye niho ntuye nkuko nakomeje kubibabwira ndubatse ninjye wandika filime nyina nkazikinisha n'abakinnyi nyine twishyize hamwe turi abanyakarongi ariko tujya duhamagara n'abasitari bo mu mujyi wa Kigali bakaza bakadufasha rero nimero mwatubonaho cyangwa abantu batubonaho ni 07 8 8 nanone 9 9 3 6 2 5 iyo niyo nimero yuyihamagaye nditaba nkagusobanurira nta muntu dusubiza inyuma mu kuzamura impano ye n'ubarindi filime tugiye gukora muri uku kwezi kuri imbere abashaka kuwukina batuhamagara rwose nta kibazo umuntu abasabwa iki ubwo umuntu asabwa ubushake kuko iyo ushaka ikintu twebwe turagutoza tugukoresha casting tukagufasha nawe ukazamura impano zawe. Okay, katushabe ari wenda yuhuye n'umuntu hari ibibazo wenda wari ufite amatsiko hari ukuntu bamunaga hari ukuntu umuntu areba umuntu kuri televiziyo yahura akabona si wabonye ubibonye gute we mwitegereza utubwire ko ariko umuntu ariko kamera zirema abantu nahora ugasanga bagutuburi ni ukuvuga ngo njye nyimubona mbonye ari we sinzi niba ubibonye ko nangaye ngiye muheruka ari umuntu muto none ubu nabonye
angana nk'ikise amafaranga ibiruhemo ameze neza kandi biranashimishije kuba nsanze uko namubonye muri filime ameze nabi atari ko musanze nsanze ameze neza njye niko mbibonye kandi mise mubona ko ari we bitewe n'uko namurebye cyane nkamwitegereza cyane noneho niyo wakunze umuntu kumuyoberwa burya muhuye ntabwo bijya bishoboka kenshi nkomeje akantu k'amafaranga ndavuga ni abakinnyi ba filime tujya duhura ku murimo bavanga ariko ibi bintu ni amafaranga y'abavanga nuko tubikunda gusa niko kuri njyewe ndabaza boss amafaranga burya ubushake nibwo bushobozi iyo winjiye mu gikorwa runaka uba uteganya kunguka cyangwa guhomba gusa dushobora gukora filime nayo twashoyemo ntituyabone ariko ikintu tuba dushaka ni uko inyigisho zigera ku bantu kuko nabwiye ko kuza muri filime sinashatse guhomba ariko nta nubwo naje kwinezeza naje kugira ibyo mbwira abanyarwanda mu bihangano byanjye ubutumwa ntanga ntabwo nashatsemo inyungu z'ikirenga gusa Imana imfashije yanshoboza simomberwe ariko nkunguka abantu bihindura nicyo cya mbere cy'ibanze igihombo wigeze ugira kuryo uvuga utana nashoye nka miliyoni nkuramo desa hano narahiye bikomeye hari filime yampombeje ariko yampombeje mu buryo bw'amafaranga ariko nungutse abantu kuko bamamagarwa n'abantu benshi turi ku mafaranga inyobye amafaranga nashoyemo ntabwo yigeze agaruka ariko ntabwo byanciye intege nyine se kutatubwira umubare nashoyemo miliyoni 3 ariko ntabwo nigeze nzibona kuko nakoresheje abasitari benshi kandi bahenze muri filime yitwa Araziriki ariko ntabwo navuga ko nahombye buheri kuko nubiri ku isoko uko yemangaye kugeza ubu ngubu ntabwo ndabara neza nimbara nzababwira okay wenda ibyo ngibyo nakaba ari agaciyemo hanyuma umuntu dukurikiranye wenda ukunda filime haragenda babivuza ko kugira ngo wa muntu aze kujyana ka motivation bimwe mu bintu uvuga uti nakuye muri filime ibi ngibi uretse abantu mu bigaragara muri filime nakuyemo abantu kandi iyo ufite abantu burya ufite ibintu icyo ni ikintu cya mbere ikindi cya kabiri nakuyemo ubumenyi kandi nakuyemo kunguka inshuti burya inshuti reka nsobanure ngewe ndashaka kavuga asset buti nakuyemo ikibanzo urimo uranyobya nusurabona nyine uko nanganaga ariko nyingana nawe urabaza ibyo uzi wagira ngo uri mwarimu gusa filime ibamo ibigeragezo byinshi ubundi iyo ukinye filime abari bakuzi bakubonamo umusazi kuko sinema bayivugaho ibintu byinshi bitandukanye ariko mpora mbwira abantu ko ntagiye muri sinema kwinezeza cyangwa gushaka irindi raha nagiyemo kuzamura impano yanjye kuko umuryango wacu data yari intore ubwo rero urumva ninjye wabisigaranye kuko natangiye no guhanga mfite imyaka 12 ngize n'amahirwe umutware wanjye nshatse aranshyigikira yanankunze ndi kuvuga umuvugo muri stade ubwo rero arambwira ati humura rwose ntabwo napfundikirana ibyawe kandi nifitiye icyizere cy'uko nzagera n'ahandi hataraha wenda ubwo n'ubuhamya bwiza bw'uko n'umutware wawe yagufashije muri ibyo bikorwa hari hanze hanga ababyeyi wenda bamva ko cyangwa se n'abantu bakurikirana sinema kuvuga ngo uriya mukobwa kuva agiye muri biriya bintu wabaye ikirara agiye kuba indaya ibintu nk'ibyo ngibyo ariko wenda navuga ko icyo ni igihamya cyiza ko n'umugabo wawe yarabigufashemo ababyeyi bafite iyo myumvire wo n'ubuhe butumwa baha hanze aha rero ntabwo abakobwa babyarira abana mu rugo ari abakina filime ahubwo burya y'ubwirinzi bwabuze n'inama n'umuco wamaze gutakara nta cyatuma umwana atandagara nabwira ababyeyi barekura abana bazamura impano zabo kubera yuko ntabwo muri sinema ariho hakorerwa ibyaha ahubwo ahantu hose hahuriye abantu runaka bafite imico itandukanye hakorerwa ibyaha ubigiyemo atabashije kwirinda yego katushabe ugamba ki Burundi watuje cyane barimo bumva umusitari wawe uko bimeze nibo ndumva neza ikinyarwanda ibibazo nka bibiri umubaza bityaye ariko bitya pana gukina murakoze nifuzaga kumubaza ikibazo kimeze gutya
ubundi ndemeza nashidikanya ko mu byerekanye no gukina amafilime nk'uko rimwe na rimwe yabanje kujya bivugaho. Ubundi biriya bintu bakina cyane cyane hari igihe umuntu akina ari umugome. No mu buzima busanzwe ni umugome. Mu buzima busanzwe ubundi uriya muntu baba bagiye kumuha iyo role babonye imico ye kuko baba akabazo kari sawa. niko kabazo ndi kuma cyo mu tubira bintu mukina n'ubundi nibyo koko umuntu umukinisha nk'umugome n'ubundi ari wo mu buzima busanzwe. Yego n'ubundi mwarebye iyo role kugira ngo muyimuhe nuko mwabonye ayishoboye. Ese n'ubundi nuko mubanza kubimutoza aho ngaho ngo bamwigishe cyangwa nuko ariko abateye. Naburi urebye cameraman ushobora gusanga akantu ko gukina ari umugome atakabasha. Nadusobanura. Duhamagara abakinnyi twamara kubahamagara tukabakoresha icyo bise casting. Rero umuntu w'umuhanga burya wese aho umukastinze arahakina. Ntangiye umbwiye ngo ninkine filime z'agahinda mpita mbikora vuba kandi burana amahane ntashobora nabyo kubikina kuko ariyo nakinye nayikoreye Nyagatare yitwa Ishyari ry'inshuti. Nakinye ndi umuntu utoroshye cyane umunyamahane. Rero burya yuri umuhanga ntabwo urobanura ngo ngiyewe ngo nzakora iki ngiki ngo ngiyewe nzakina nitonda ngo ngiyewe ngo nkinye nirukana abantu mu nzu ngo byankurikira oya. Yuri umuhanga ubundi byo director agutegetse uragikora yo tubonye ugitsinda niho tugushyira. Urasubijwe? Ndasubijwe. Cya kabiri nashaka kubaza nagiye mbona filime nyinshi yagiye akina izo nge muzimo nagiye mbona akina ibintu bijyanye n'ikirokore. Ese kubera iki yahise musanzwe no mwadepe uri muntu ki uri umurokore uri muntu ki dini ryawe hanyuma bifatanyije no kuvuga ati kubera iki yahisemo kujya akina biriya bintu bya gospel. Ngewe ndi umwadeperi nabatijwe mu mwaka wa 2000 niho nakirijwe ariko unankastinze ibindi kizima ngiye nuko nabandi gutanga inyigisho ni unankastinze ngo kina uri gutwara umugabo w'abandi nta mutwara kizima nuko byose wabikina unambwe ati jya mu kabari werekana uko abasinzi basinda nasinda cyangwa nsinda ngo rore yose wayikina nayikina rore yose wayikina nayikina kuko nge nzi ko bitahita bimbaho ahubwo nabandi guha inama abankurikiye. Wanakina porno? Oya ntabwo yo nayikina. Iyo uvuze ngo rore zose abase umuntu yakaniye ko ntabwo porno yo nayikina. Urasubijwe? Ndasubijwe. Okay ni sawa cyane turagana no ku musozo kugira ngo wenda tubareke tubane tunagushimire ko wemeye ko tuguza n'uyu muntu ariko nawe star bamwifungamo. Tugana ku musozo ibyo byari bibazo warumuwaje none nta kintu umusaba se kugira dusoze nta kintu tutakunikanye ijambo. Ikintu namusabaga buriya ndemeza nashidikanya nanjye ndi umunyempano. Ahubwo wa mugani mbere yo kugira icyo umusaba wowe ufitiye impano. Jye impano yanjye ni uburirimbyi. Dukubitiraho gato. Ndashaka kumutura akaririmbo ubundi nyuma aze kumbaza. Icyo kavuze? Yego. Olyo muzihire mukama ninkukunda. Olyo muzihire mukama. Olyo muzihire mukama ninkweta. Ntabwo mbisobanukiwe ariko yambwiye ko ndi bumubaze gusa nanjye nishimiye. Banza umubwire nawe. Oya hari indi ndirimbo? Oya indirimbo zirahari. Iyo ngiyo gusa niyo yarijyanye nawe. Niyo ngewe nari nateguye. Okay sawa kabisa ariko harimo ibintu byo kwagukunda. Nanjye ndishimye cyane kandi ndamukunda. Ubu ngubu impano gudu filime yungutse umuntu kandi burya ngo inshuti ya hafi ruta n'umuvandimwe wa kure kandi burya y'umuntu ngo akurusha abantu bakurusha n'amaboko. Imana iguha umugisha kandi karibu sana. Nanjye rero icyo namusabaga nagira ngo mumenyeshe ko mukunda
namukunze mbere atarambona nanjye naramubona kubw'ibyo rero namusabaga yuko yanyijyanira nanjye nkajya muri icyo gikorwa nawe ujye mu nanjye nkajya muri impano tugakorana imfubyi zigira ibanga ushaka kujya mu mfubyi zigira ibanga season igikomeza iyo filime twarayikatinze ariko hari izindi filime nyinshi tugiye gukora ngiye kwitakimanitse buriya turi bubiganireho ibyo ngibyo nta kibazo ariko uramwemereye igikuru ni uko ndamwemereye umuntu womotse ariya mazi akaza hano ari aje kureba nakwemereye kubwiza filime natanabigukorera uzagaruke tubwite wa muntu yarambeshye sibameze rwose ariko ndamwizeye turimo turagana ku musozo rero tunashimira abantu babakurikiranye ubwiza filime mukomeze mukore subscribe mukore share like na comment kugira ngo ibikorwa tuba tubagezaho bikomeze bigera hirya hatandukanye dusoza ni iki kiri ku mutima wabwira abantu hanyuma tugasoza icyo nabwira abantu ni uko bagomba kwirekura mu bintu bijyanye n'impano kubera ko akenshi impano zijya zizamura abantu hari igihe umuntu aba afite impano wenda yo kwambika abantu bagasa neza ibyo kintu wenda akenshi akagitekereza agashaka kugikora ariko abandi bakamuca intege noneho nabasabaga muri gikorwa cyose bagiye gukora ntibakagisha inama ababagira inama mbi bajye bakora ikintu batekerejeho kandi bagikore neza ku murongo batagendeye ku mabwire y'abantu kubera ko umuntu najya yishimira undi kuba yatera imbere Imana imbabarire niba mvuze nabi ariko njye nuko nguko numva nabwira abantu je banenyawo karese hanyuma dusoza nawe n'iki kiri ku mutima wabwira abantu icyo nabwira abantu banteze amatwi ni ugukora ibyo wagambiriye gukora bitarimo kugira nabi iyo ubikoze ubiragiza Imana ikaguha umugisha kuko witaye ku bantu uko ushaka kubaho ntago ariko abantu bashaka kubaho murakoze ego mwakoze cyane gukurikirana ubwiza filime reka dusubire mu biganiro byacu bitaha amahoro y'Imana abane namwe